Ndagusuhuje cyane wowe udahwema kutwereka yuko turi kumwe, ni ukuri mutwereka yuko mudushyigikiye muri benshi, mwumve yuko mbashimiye mbikuye ku mutima. Nshimiye kandi wowe wakoze subscribe aho uri hose, nawe kandi niba utarayikora ni karibu ntago uhejwe rwose, uyu ni wo mwanya. N'abatindiye reka dukomeze n'inkuru ya Kamanzi igice cya kabiri. Duherukana ubushize Kamanzi Solange yamaze kumubwira ko abana atarabe. Kamanzi yari arimo yibaza niba ibyo Solange amubwiye byose ari byo cyangwa nimba ari ugushaka kubateranya na Angela. Reka dukomeze twumve uko byagenze. Nakomeje kwicara aho ngaho natwawe n'ibitekerezo rwose, numvaga ntazi iyo ndi. Nashigutse ku ishuri ry'abana bampamagaye bambwiye yuko abana baheze mu kigo babuze umuntu uza kubafata. Nahise mbabwira nti mwihangane gato turaje tubatware. Nahise mpamagara sister wanjye ndamubwira nti mbabarira ugende ku ishuri ry'abana ubazane. Nagize ikibazo nabuze uko njyayo na Angela nawe ntago ahari ngo azabatware. Nabwiye nti mbabarira ugende umfashe rwose ubatuzanire. Numvaga njyewe rwose ntashaka kujya kuri vola, numvaga imodoka nayirenza umuhanda. Ntago nari ndi stable rwose muri njyewe. Sister wanjye yarankundiye abana arabazana. Abana disi bageze mu rugo baza banyambira nk'ibisanzwe. Nanjye naberetse urukundo n'ibisanzwe nkaho nta cyabaye. Abana banjye nari nkibakunze cyane. Sister wanjye nahise mufata tujya hiherereye mubwira uko byangendekeye. Yarambwiye ati ariko rero ugomba n'ubundi gufata abana ukagenda bakabapima kugira ngo uve mu gihirahiro. Nibwo uri bunamenye umwanzuro w'ikintu uri bukore. Nanjye naravuze nti reka nikuremo ubwoba ndi kugira, kuko ikintu natinyaga cyane ni ugusanga abana atari abanjye. Naravuze nti reka ne gukomeza gutinya koko tugende badupime. Abana twaragiye baradupima. Mu gihe rero namaze ntegereje ibisubizo nari ndimo nsenga Imana nyisaba kunkorera ibitangaza, nyibwira nti Imana umbabarire rwose ibisubizo bize byerekana ko bari abana ari abanjye, kuko sinshaka kubabura. Numvaga iby'uko Angela yaranshiye inyuma imyaka 6 yose nta kintu bimbwiye. Icyo nari mpaye agaciro muri ako kanya n'abana. Nasengaga nsaba ibitangaza ariko nari nirengagije yuko ibyabaye n'ubundi nyine nta kintu na kimwe cyari guhindukaho. Igihe cyose namaze ntegereje ibisubizo ntago umutima wari uri hamwe. Kera kabaye rero ibisubizo byarabonetse. Gusa ikintu byerekanaga urakizi. B'abana bose uko ari 2 nta n'umwe wanjye wari urimo. Narababaye numva mbaye imbwa, ndavuga nti nta kindi kintu maze kuri iyi si. Nta kintu na kimwe maze birutwa nuko napfa nkavaho. Agahinda karangisha ariko ngeze aho nicara hasi nshyira ubwenge kugenda atekereza neza. Sanga kugira ngo mbane na Angela byose byari imipango ye na Serge. Natangiye kwibuka ukuntu Serge ari we waje akampa pasi ya Angela. Nangira kwibuka ukuntu gutereta Angela byamvunyiye cyane rwose, anyereka ko nta kindi kintu ankurikiranyeho kugira ngo anjijishe. Naravuze nti nabaye injiji karerega n'ubundi mba narabibonye. Naravuze nti ariko ubundi buriya kubera iki bankorera ubugome nka buriya. Naragiye njya muri miruwari ndireba ndavuga nti subu koko ndi mubi se ku ruhe rwego ku buryo umuntu atakemera kubyarana nanjye. Ko mbona se ngewe uko bavuga atari ko ndi kubibona. Nahise mvuga nti nyine n'abatekamutwe barawuntekeye nta kundi. Serge yari yarangize neza, yarabonye ko mfite amafaranga, yumva ko ari njyewe ugomba kuba fondasiyo y'ubuzima bwe na Angela. Natangiye kwibuka ukuntu Serge yajyaga afata abana banjye rwose akabasohokana, akabatembereza, akabagurira utuntu twiza. Nkibuka ukuntu yajyaga hari n'igihe yabasohokana we na Angela bonyine. Nanjye nkishima ngo Serge ankundira abana. Kumbe byahehe ko bari abana be rukumbi. Nahise mbona rwose ko Serge abana nta gihe na kimwe begeze bamubura mu rugo nk'umubyeyi wabo. Igihe cyose yari ahari rwose. Nahise mbona ko ari njye mucumbitsi wari muri ruriya rugo, kubera yuko Serge igihe cyose yashakiraga Angela yaramubonaga, naho njyewe nawe buri gihe byabaga ari induru. Iteka iyo nafungaga amaso nabonaga udukino twabo mu maso yanjye tungarukamo, bakambwira ngo baba bari gukina ububyara. Naravuze nti rwose nanjye nabaye injiji kare kose. Iyo ngira amakenga mba narabibonye neza rwose.
nahise mfata umwanzuro ndavuga nti reka ntangire rwose nsabe gatanya. Gatanya rero nayo barayiduhaye, Angela akomeza ubuzima bwe nanjye nkomeza ubwanjye. Sinigeze nshaka no kumenya amakuru ye na Serge niba barabanye, numvaga nashaka no kongera kubitekereza rwose. N'uwazanaga icyo kiganiro naramwavoidingaga. Nikomereje ubuzima bwanjye njyenyine, wumve ko nta n'umukozi nagiraga. Numvaga abantu bose ari abahema ari indyarya. Natekerezaga ukuntu mu bakozi banjye Solange yambwiye ko nabo harimo abari babizi gusa bakabaha amafaranga ngo batabivuga. Nkibaza ibyo byose ukuntu nta n'umwe wigeze agira icyo ambwira. Nkavuga nti nta wundi muntu nkeneye kuzana aha ngaha ngo turabana bose nabo kuntesha umutwe. Solange yageze aho aza kunsaba imbabazi, arambwira ngo nimubabarire ko ntacyo yigeze ambwira ku bya Angela na Serge kandi yari abizi kuva mu itangiriro. Ngo yatinyaga ko ubucuti bwe na Angela bwazamo agatotsi kandi bari babanye nk'abavandimwe. Yarambwiye ati rwose Serge na Angela baziranye kuva kera cyane. Bose bakuriye muri orphelinat, gusa bamaze gukura baba adopted n'amafamiye atandukanye, ariko nyine barakundanaga bakomeje no kuba inshuti. Gusa baravuze ngo ntago babana ari abakene, ngo bagomba gushaka umugabo ufite amafaranga uzababera igishoro cy'ubuzima bwabo. Serge rero nyine yari yarakwize abizi neza ko ufite amafaranga. Kubw'amahirwe yageze aho ngabona wanakunze Angela cyane. Aravuga ati nyine umushoramari ni uyu nguyu. Rwose Kamanzi umbabarire ko ntakubwije ukuri kuva kera. Naramubwiye nti none se Sora ibyo ngibyo uri kubimbwira iki gihe ngo mbimaze iki ko amazi yarangije kurenga inkombe. Rwose njyewe numvaga ibyo ngibyo ari kumbwira nta kintu na kimwe bimariye. Nikomereje ubuzima bwanjye nyine numva nta wundi mugore nteganya kuzana. Naravuze nti ariko ibaze imyaka 6 nabanye n'umugore ansha inyuma aryamana n'undi mugabo. Nkibaza imyaka 6 namaranye na Angela ataregeza nkundaho na rimwe. Nkavuga nti se ubundi mugore naza nawe nabwirwa n'iki ko yaba ankunda koko. Wasanga nawe yaba ari uwo kuntesha umutwe. Umunsi umwe ndimo ntaha niviriye ku kazi, naravuze nti reka nshe kuri supermarket ngira ibyo ngura mu rugo mbitahane. Hari ibintu byashize byinshi nagombaga gutahana. Ndimo ngenda kuri supermarket nagonganye n'umukobwa ari kuri telefone. Arambwira ngo sorry. Murebye neza mu maso nabonye ari Uwera. Naratangaye ndavuga nti Mana yanjye ndarota cyangwa Uwera ni wowe? Nawe arambwira ati Kamanzi ni wowe? Sha burya ko kabadapfuye barabonana pe. Ntago niyumvishaga ko nzongera kukubona nyuma y'igihe gishize cyose. Twarahoberanye mubaza amakuru ye arambwira ngo ni meza. Ariko tukiri muri ibyo hari undi mudamu wahise asohoka araza aradusuza bigaragara ko yari ari kumwe n'Uwera. Yaramubwiye ati se tugende cyangwa uracyahozeho gato yambe ngutegereje. Uwera yaramubwiye ngo untegerejeho gato cyane ndaje. Uwera ahise ambwira ati uriya mama dutuye muri quartier zimwe yanyuzeho nteze, arambwira ngo ninze yampera ifite ngeze mu rugo. Rero buriya ari kugira ngo dutahe. Nahise mubwira nti mwihorere yitahane njyewe ndaza kugucyura. Ariko nyine Uwera yarabyanze arambwira ngo yaba musuzuguye. Nahise mubwira nti ntacyo ubwo tubonanye reka twongere duhane contact tuzongera tuvugane. Nta numwe wari ukigira contact z'undi pe. Uwera naramuherekeje mugeza kuri iyo modoka y'uwo mudamu nyine ndabasezera. Gusa numvaga mfite ibyishimo muri njyewe bidasanzwe. Naratashye ngeze mu rugo ntangira gutekereza ukuntu Uwera twakuranye, Uwera twareranywe. Ntangira kubona ko niba hari igihe nabayeho nishimye ari igihe nari ndi kumwe n'Uwera. Nubwo nari ndi mu bukene n'ubuzima bubi ariko Uwera twarahoraga tugaseka tukaganira byose bigasa nkaho bishize. Yari wa muntu utajya nsha intege mu buzima, yahoraga ambwira ko rwose ubuzima bwacu buzageraho bukagenda neza. Natangiye kwibuka ingendo nakoranaga n'Uwera tugiye ku karere gushaka amafaranga, tugiye gusaba inkunga ngo badufashe batwishyurire. Ntangira gutekereza ingendo twakoranaga tujyanye muri Caritas kwa Padiri gusaba inkunga. Nongera kwibuka n'umushinga umwe twegeze kujya gusabamo nawo ubufasha bakatubwira ngo bafasha abana b'abakobwa gusa bagaha Uwera ibikoresho. Twagira mu nzira tugiye kugera mu rugo tukabigabana. Uwera sinajyaga mwibagirwa na rimwe. Ariko nanone nahise nigaya nibutse ukuntu bamuntwaye ntanamubwiye nibura ko mukunda. Nkiri muri ibyo nkiri gutekereza kuri Uwera cyane nahise nibaza nti ariko se
ko nabonye Uwera ameze nk'aho akiri umukobwa, ko ku ntoki ze se nabonye nta mpeta iriho, byatangiye kunshanga ndavuga se Uwera ntago akunda kwambara impeta yari yayibagiwe se? Uwera se yatandukanye n'umugabo, umugabo we se yitabye Imana, ubu se byagenze gute kugira ngo atambara impeta? Ko nzi ko abadamu akenshi batajya bashyira impeta hasi. Ubu se mbaze nde? Byaranshanze ndavuga nti ngomba kubonana n'Uwera vuba bishoboka nkamubaza byose uko byagenze. Natangiye kumera nk'aho ndi kurota ndavuga nti Imana wambabariye nkasanga Uwera rwose yaratandukanye n'umugabo we. Imana imbabarire ko muri iryo joro nasenze isengesho ribi. Bwarakeye mu gitondo mbere yo kujya mu kazi mbanza guhamagara Uwera. Ndamubwira nti se ko nifuzaga yuko tubonana. Yarambwiye ngo aboneka muri weekend kandi iyo weekend ngo ntahari ngo ari bize cyane ngo afitemo ubukwe n'ibindi bintu byinshi yambwiye. Gusa ambwira ko muri weekend itaha aho twabonana. Naravuze nti nta kibazo ariko nari ndimo nshira, naravugaga nti si ibyumweru 2 bizashira. Ko rwose Uwera wanjye bongeye kumuntwara nagira agahinda kenshi. Sinzi ahantu nari ndi kubikura gusa nari ndi kwishyiramo ko Uwera noneho ari we ugomba kuba uwanjye. Gusa nanone nkavuga nti reka ne kujya kure cyane mu bitekerezo ntasanga afite umugabo babana agahinda kakanyica. Ariko nareba ukuntu nabonye nk'aho akiri umukobwa nkumva biranshanze cyane. Igihe twahanye kubonana sinjye warose kigera. Naragiye Uwera turabonana aho twari twavuganiye guhura. Ikintu cya mbere narebye ni ku ntoki ze. N'ubundi mbona nta mpeta yambaye. Gusa nirinze guhita mbimubaza, ndavuga nti ndaza kubimubaza nitonze. Twatangiye kuganira cyane hahise haje ukuntu twari dukumburanye. Uwera arambwira ati ariko Kamanzi kubera iki wageze muri kaminuza ukanyibagirwa? Uzi ukuntu nagukundaga, nategereje ko wambwira ko nkunda. Ndaheba nyine ndavuga nti buriya wiboneye abandi bakobwa bo muri kaminuza muri ku kigero kimwe njyewe uranyibagirwa. Niboneye rero undi mugabo ufite gahunda mpita nikorera ubukwe nyine nta kundi. Uwera yambwiye ayo magambo numva nshenguye umutima, nibutse nanjye ukuntu namukundaga numva agahinda karanyishe. Naramubwiye nti Uwera nanjye naragukundaga cyane, ariko nyine nari naravuze ko nzabikubwira ndangije kwiga. Gusa nyine natunguwe no kubona ufite ubukwe byarambabaje cyane. Gusa nanze kugira ikintu nkubwira kuko n'ubundi se byari byarangiye ubukwe buri hafi. Nashiriyemo imbere nyine. Uwera nyine twakomeje kuganira ahita ambaza ati ariko Kamanzi, ubu mudamu wawe arabizi ko twaje guhura? Njyewe rwose nanga abadamu babaza abakobwa ngo barashaka iki ku bagabo babo, kandi koko birumvikana baba bafite rezo. Ubundi nuko ari wowe pe ntago mba nabyemeye ko duhura. Nahise mubwira nti se umudamu wanjye se ubundi yanagutwara iki se? Ubu se urabona hari impeta nambaye? Bivuze ko kuganira n'umukobwa uwo ari we wese nta kibazo byaba birimo. Nahise mubwira nti ariko ubundi wowe ko twebwe abagabo twananiranye tudakunda kwambara impeta, ni ukubera iki wowe mbona utayambaye? N'ubushize nkubona kandi ntago wari uyambaye. Uwera yahise aseka arambwira ati ariko uzi kwitegereza, ubwo n'ubushize wabonye ko nta mpeta nari nambaye? Nahise mubwira nti cyane rwose narabibonye ntago wari uyambaye. None se we ntago ukunda kwambara impeta, uba wayibagiwe? Biba byakugendekeye gute kutajya wambara impeta? Uwera yahise yitsa umutima arambwira ati ariko Kama, ubwo koko ntago wabimenye? Tuvuge yuko utabizi. Nahise mubaza nti si biki wowe? Uwera arambwiye ati ubu se ntago uzi yuko natandukanye n'umugabo? Nahise mubwira nti nta muntu rero wari kubimbwira, kubera yuko iwacu barimutse nabazanye mu nkengero z'umujyi hafi yanjye kugira ngo njye mbone uko mbageraho. Hariya ku ivuko rwose sinkijyayo nta n'amakuru yaho nkimenya. Urumva rero nta n'umuntu wari kumbwira amakuru yawe. Ntago nabimenye pe, ni ukuri rwose ihangane we, nuko byagenze. Nubwo namuhaye pole mu mutima nari ndi guseka numvaga nahaguruka nkabyina ka mucerenge. Naravuze nti Mana burya wumva gusenga kw'abantu, Uwera none hagomba kuba uwanjye, singomba kongera kubura ubwenge ngo bamuntware ndeba. Ubwo ibyo nari ndi kubitekereza mu mutima imbere rwose ndi gucinya akadiho. Nahise mubwira nti we rwose burya koko ingo zigira ibyazo, ukuntu witonda, uri umukobwa mwiza, wihangana, umugabo wananiwe kwakira no kuba wakihanganira imico ye, ubwo uwo mugabo ameze ate koko?
Uwera yarambwiye ati nyine urabyivugiye ko ingo zigira ibyazo, buriya abantu bapfa ibintu byinshi bitandukanye wowe utamenya. Ati none se ko umugore ari ubyara, njyewe n'umugabo wanjye tukaba twari twarabuze urubyaro, twari gukomezanya gute? Nahise mubwira nti ariko abantu bose babuze urubyaro ntabwo ariko batandukana. Uwera yahise ambwira ati twebwe rero nuko byagenze. Namaranye n'umugabo wanjye imyaka 2 tutari twabona umwana. Twagiye kwa muganga, twagiye ahantu henshi hatandukanye. Hose baradupimye bakatubwira ngo twembi nta kibazo dufite, ngo gusa nidutegereze ngo hari igihe Imana izaduha umwana. Njyewe rero mu myumvire yanjye n'ubundi numvaga ko urubyaro rutangwa n'Imana, kuko byagenda kose Imana izagera ikaduha umwana. Ariko umugabo wanjye we rwose ntago yabikozwaga. Mu minsi mike yatangiye gukundana n'undi mukobwa. Hashize iminsi nyine ahita amutera inda. Uwo mukobwa yaje kubyara, ndabyakira, ndavuga inti buriya nyine yaracitswe, bibaho mu buzima. Ariko umwana rwose bahise bamukurikiza afite umwaka umwe, bahise babyarana umwana wa 2. Byatangiye kuba induru muri famiye y'umugabo, bakambwira nyine ngo ko umugore ari ubyara, ngo hakaba hari n'umugore umuhekeye, ngo ubwo njye ndacyari muri urwo rugo mpakora iki. Byatangiye rero kuba induru, biba ibintu birebire cyane, biza kuba ngombwa ko dutandukana. Umugabo wanjye abana n'uwo mukobwa, nanjye nikomereza ubwanjye buzima. Nuko byangendekeye. Numvaga disi mbabaye ku byabaye kuri Uwera n'ukuntu muzi kuva kera ari umukobwa w'intangarugero. Ariko nanone nyine mu mutima nkavuga inti ubwo nyine Imana ni njye we yagupangiye tu, n'ubundi uri uwanjye kuva kera erega. Namwerekaga ko turi kumwe inyuma, ariko mu mutima ndimo nibyinira rwose. Uwera yahise ambwira ati none se Kama, wowe nizere ko ufite urugo rwiza rwose. Nahise nseka ndamubwira nti ariko Uwera, ntabwo uzi ko ubuzima bwanjye n'ubwawe ari copy paste? Ntabwo uzi ko rwose njyewe urambona ubuzima bwanjye n'ubwawe byose bisa, usibye ko Imana yafashe kopi imwe igashyiraho amazina y'umukobwa, igafata na kopi indi igashyiraho amazina y'umugabo. Ubuzima bwanjye n'ubwawe birasa neza neza 100%. Uwera yahise ambaza ati se birasa gute? Nanjye mpita mubwira nti shawe nanjye nyine natandukanye n'umugore. Uwera yahise aseka, nanjye ndaseka, noneho ibyari agahinda tubihindura urwenya. Twari duhuye twembi duhuje ibibazo, twese tubigira urwenya turaseka. Uwera arambwira ati mbabarire ntabwo ari ukuguseka gusa, nyine biransekeje ukuntu njyewe nawe buri gihe ubuzima buhora bumeze nk'uburi kwisubiramo. Ka gahinda kanjye n'umubabaro nari maranye iminsi byashize kuri uwo munsi, nari nishimye koko. Uwera nyine twarakomeje turaganira, arambwira ati se Kamanzi, ko nawe nkuzi, ko nkuzi kuva kera uri umuntu mwiza, witonda, umuntu ushyira mu gaciro, utapfa gupfa ikintu na buri muntu uwo ari we wese. Wowe byakugendekeye gute? Uwera namutekerereje ibyambayeho byose, nta na kimwe muhishe. Ndamubwira nti sha nyine we nahuye n'inshakura n'abagome n'abatubuzi n'abagambanyi, mbese barantuburiye nyine nanjye ndumirwa. Namubwiye ibyanjye na Serge na Angela, nawe rwose arumirwa, yibaza umuntu abantu bankoreye ibyo bintu ukuntu bameze, biramuyobera. Ariko ntacyo, muri ako kanya byari bikitubwiye, twabigize urwenya rwose, turaseka cyane, dukomeza kwiganirira. Amasaha atangiye kwicuma, Uwera atangira kunsezera, arambwira ngo aratashye. Ku mutima ndavuga inti karabaye, Uwera akagenda nta kintu mvuze. Nahise mubwira ngo nabe yihanganye gato dukomeze tuganire. Nahise ntangira kumubwira ko mukunda rwose, kanyemereye yambera umutima w'urugo. Uwera rero rwose yarampakaniye, arambwira ngo icya mbere ngo twahuye ntazi ko yatandukanye n'umugabo, ngo nimbanze nshyire ubwenge ku gihe mbitekereze neza. Namubwiye nti ariko Uwera urabizi ndagukunda kuva kera. Uwera rwose yarabyanze, yarinze ataha nta gisubizo na kimwe ampaye. Natashye ndi kuvuga nti ariko Mana rwose wabona ngize umwaka Uwera akanyanga. Naravuze nti noneho hehe kwa heri no gushaka byaba birangiye neza burundu. Ariko nkomeza nsenga ndavuga nti Mana mfasha rwose azabyemere. Igihe cyarageze rero Uwera anyemerera urukundo, dutangira gukundana, tuza no kubana. Uwera yambereye umugore mwiza w'intangarugero ku buryo ntabikubwira. Yanyeretse urukundo ku buryo koko nanjye narabibonaga yuko ankunda. Yanyibagije amarira n'agahinda byose nari mfite, sinamenya aho byagiye. Igihe cyaje kugera aratwita, aza no kubyara umwana w'umukobwa.
narishimye cyane kuba nongeye kugira umwana, nta kintu kiryoha nko kugira umwana buriya nabonye. Umwana yamaze gukura amaze kugira imyaka 2 ntangira gutekereza ariko se ubundi uyu mwana we koko ni uwanjye? Nubwo wera namukundaga nkanamwizera ariko kubera ibyari byarambayeho nari mfite gushidikanya kwinshi. Naravuze nti umwana nawe ngomba kujya kumupima. Namufashe rwishwe wera atabizi ndagenda baradupima. Gusa narushywaga n'ubusa. Umwana yari uwanjye 100%. Narishimye noneho niterera mu birere. Uwera rero yaje kumenya ko nagiye gupimisha umwana. Ndavuga nti noneho induru ziri buvuge mu rugo ubu ndamusobanurira ngo iki. Gusa Uwera yari umugore mwiza yagiraga n'umutima mwiza ntago yigeze bitindaho. Yarambwiye ati Kamanzi terega nukuri ndakumva. Kiriya kigeragezo wahuye nacyo kirakomeye cyane ntago wapfa kwizera ko nta muntu utagutuburira. Rwose birumvikana. Ahubwo se njyewe kuki nanjye mutambwiye ngo tujyane. Nubwo umwana namwitwitiye amezi 9 yose nkanamwibyarira. Nanjye ubwanjye mba numva atari uwanjye ntago ndabyizera. Nyuma y'igihe kinini cyane namaze ntegereje urubyaro nkarubura ntago ndizera ko uyu mwana ari uwanjye pe. Kiriya ni kimwe mu bigeragezo bikomeye cyane umuntu ahura nabyo. Hakiyongeraho noneho n'amagambo y'abantu bavuga. Umuntu aba yumva yenda gusara. Ndumva uyu mwana ari nk'igitangaza nyine ntago ndabyemera nanjye ubwanjye. Narishimye ko Uwera rwose atabikomeje ngo anabigira intambara dutangira kuganira no gutera urwenya turaseka. Twese tuvuga tuti rero tugomba kubyara abana benshi kugira ngo twemere ko ibyo turi kubona ari byo kuko atari inzozi. Nta kintu cyandyoheye mu buzima nabonye nko kugira urugo rwiza, nko gukundwa nawe ugakundwa, ukagira umuntu ukuba hafi, umuntu ukumva, umuntu ukwereka ko muri kumwe mu byiza no mu bibi. Njyewe Kamanzi navumbuye neza ahantu umunezero wihishe. Ni mu gukunda nawe ugakundwa. Ibindi byose biza ari inyongera n'umugereka. Nawe ndakwifuriza kuzahirwa n'urukundo. Ngiyi inkuru yanjye Kamanzi. Wakoze cyane we wakurikiranye inkuru ya Kamanzi. Ntuzacikwe n'inkuru zacu zikurikiyeho rwose nazo ni nziza cyane. Imana ikuri